kweli ndashaka kukubaza uzi igiswahili ubwira ibyo uvuze byose se uzi igiswahili ngo usubiriremo ibyo uvuze kugira ngo mbe ko nkizi byiza cyane bivuze ngo ibintu byose navuze na Dr. Wasumbawanga nabyumvise ushaka kutugira ibigoryi nakumvise ubu ibanga ni iryanjye nawe turi babiri ibanga ubu ni wowe muntu uzi ibanga ryanjye kwa hiyo sasa nakuomba nyamanza nyamanza ibintu wumvise genda ubifate ubimire bigende bigwe mu nda yawe bizavamo bijya muri wese wabeneye urumva nzaramuka mbyumvise wameneye ibanga nakwanga gutarabona ubundi mada nakuomba hii siri yangu na weye usiseme unanipata reka mvuge ikinyarwanda ubyumve neza kuko birashoboka ko hari akantu waba utarimo kumva neza ndavuze ngo iri banga ryanjye nawe nabyumvise rwose nzaramuka ndyumvanye undi muntu Tony nubwo ntashaka muri iyi nzu ndashaka kuzigendera amahoro mwana wanjye ndabizi nawe waje muri uru rugo uyishakira amafaranga hase biti ntabwo ngushyikira ibintu urimo uri gutuma uburozi bwo kwica abantu kubagira ibigoryi ngo turagusuzugura ibintu byose wavuze nabyumvise none urumva ngo ibanga rya ngo ndimire ndarimira se mu buye buryo ngushyikire muri aya mafuti wowe urimo ese Domi ubu ngubu iminsi umaze ahangaha urumva kunyurwa bikunaniye kuba ngucira gufi birakunaniye mba ndagushingitse ziba ikintu wumva ukeneye no kugira ngo tugire ibigori ndagushingitse ziba ntabwo uramenya nta kibazo nanjye ndabona nkugiriye inama rero ndagusaba ibintu icya mbere no gufunga uwo munwa wawe icya kabiri no gufunga utwangushye twawe ukagenda n'uzabibwira uwo ari we wese azumva ko mbeshyera ibi bintu wabyumvise wenyine keretse niba hari undi muntu wabyumvise cyangwa inyoni zikabiririmba wenda nshobora kuba nabyumvise nanabiri nudafunga uwo munwa wawe rero Domi nk'ubu uzaba umuntu muzima bigenze bite nta nama zawe nkeneye madamu umwari rero ibi bintu sinzi urwego nshobora kubivuga usigaye unsuzugura ugakabya ntabwo ukinyuba habe na gatoya ese byibura ujya utekereza ukibuka umunsi wa mbere njye nawe duhura ese byibura ujya utekereza intambara zose narwanye ku bwawe uyu munsi wa none urugamba rwacu nuko rugitangira kubera ko abanzi bacu baracyari kwidegembya hano hanze umwana baramutwaye baramugarura ariko n'ejo bagaruka bakamutwara bashobora no kudatwara umwana gusa bakagutwarana nawe waramfashe umpindura umugambanyi umfata nk'ikigoryi utekereza ko ibintu byose biba muri uru rugo natekereza ariko ibintu byose nakoraga bwari uburyo kugira ngo ndebe kuri mwana yagaruka abari batwaye umwana banteye ubwoba nanga kwirirwa njya gutanga ikirego kugira ngo umwana byibura akomeze abe muzima ndi kwiga umugambi n'uburyo ngomba kubikoramo kugira ngo umwana agaruke kubw'amahirwe mama Rwera aramuzana reba ibintu wamukoreye reba amagambo yose wamubwiye
kubera icyo utakinyubaha umwana? wenda ntabwo nzi amagambo nakoresha ku buryo wakumva yuko wenda ugiye kwisubiraho, ariko ahanini nanjye ukwiye kunyura. Biranagusha ushobora kumva uburyo nari mpangayitse umunsi nabuze umwana wanjye. Rero kubona uryama ukabyuka bukira ntacyo uri kubikoraho, numvaga nawe ubifitemo uruhare. Rero byagiye bituma nanjye niheba, numva ndahindutse muri njyewe, kugeza aho nageze numva yuko nta muntu ngikunda kuri iyi si. Ariko ndagusaba imbabazi, nanjye ndabibona amaze iminsi nitwara neza. Okay. Mbabarira, ngiye kwisubiraho. Ruhumuriza arafunze. Azira iki? Ntushobora kumva ko Ruhumuriza ari we wari waribye uriya mwana. Kuki? Hirwa, ntabwo ndi bukubaze ngo umerewe ute, uko ndabizi neza ko utameze neza. Gusa naganiriye na Maka, anyizeza ko ibi byabaye ari iby'igihe gitoya. none Hirwa, iki ko ibi byose uri kumbwira ngo ukunda igihe gitoya, ibintu nk'ibyo ngibyo, ibi byose wabigizemo uruhare mu Kalisa. Byose ni wowe, byose ni wowe. Ibi byose biri kumbaho ni wowe, ni wowe. Ubuzima bwanjye uri mu bantu babwishe. mbabarire. Nakoze ibi byose nzi ko ndi gukorera ahazaza hacu. Nari ndambiwe. Narisa, aho ngiye hose badusura, ibyo dukoze byose biba amakosa yacu, imiryango itatwumva. wivuga gutyo, ujye kwitwaza ibyo ngibyo. Narisa, nta kintu na kimwe kuri iyi si kiruta urukundo. Urukundo ruruta ibintu byose, ruruta amafaranga, ruruta ubutunzi uko bwaba bumeze kose. Ese wibagije amasezerano twagiye tugirana? Wibagije ibihe twagiranye? ariko ufite ibyo wowe wakurikiye kandi urakomeje. Mbabarira, ibyo byose nari nzi ko ndi gukorera njye nawe. Nawumishijwe amaso, cyangwa urukundo nagukunze rwagize impumyi.
urabizi neza ko niwe muhungu wenyine nigeze mu buzima bwanjye. Sinanabizi neza ko byari urukundo cyangwa ntabwo namenya ko bitandukanye. Icyo nzi cyo nanjye ni uko nakoreshejwe n'amarangamutima. Ikindi kandi nanjye ndabyicuza ku rwego udashobora kumva. Nabitekereje ubwo wansabaga ko dutandukana. Icyo nakumenyesha kandi nanakubwiye kuva na mbere, nanjye Gakire ndamukunda ndamushaka. Ikindi cya kabiri, bariya bana ngira ngo nawe urabizi ko bakubangamiye. Mbangaje bakagenda bakaguha amahoro, ufite ikihe kibazo? Niba ushaka ukaba ushaka ko duhuza, tugahuza, ukirira Gakire utuje. Kare mubwire Domine, sibyo? Nuri umubyeyi ntukuze. Ikintu gitumye mba muri uru rugo nta kindi ni uko nkunda Gakire. Gakire twarabyaranye, dufitanye umwana mukuru, nabikubwiye. Gakire ndamutwitiye umwana. Kuba ndi hano nizeye ko ari ibintu nawe wumva ko ndi hano nk'umugore w'umuntu. Icya kabiri, nubwo bari abana bambangamira mu buryo bwose bushoboka, nari mbizi, nari narakwihoreye kubera ko nabonaga wicecekera. None ubwo numva umunwa wawe umeze nk'uwo bakijemo umuriro rero, mu izina rya Yesu umva nkubwire, nubwo ndi umugome, wigeze wumva amateka, nubwo bari abana bambangamira, nkubwiye n'ibintu byose byambaye muri runo rugo we mbikubwiye. wumva amateka nakubanza utamuzi. Ese kuri kuntera ubwoba? Umva nkubwire mubyeyi, umuntu witwa Umwari yihaye ibintu byo kuzamura urutugu arusumbisha ijosi, nawe ntangira kubona yaracanye umuriro mu kanwa. nawe umugira ute se? Nawe Uzabaza uramwica? amateka y'ibyamubayeho. Yatwise inda imyaka 2 n'igice. Hanyuma nanjye niko ugiye kungira se? Funga uwo musarane we rero ngo ni umunwa. Funga uwo musarane we ngo ni umunwa. Ibintu wumvise wa mugore we bigume mu munwa wawe, bigume mu matwi yawe. Nakubwiye ngo ibintu bishyire mu nda. Niba utangiye kuvuga ngira ngo musaba aho mbunganikisha, aho babwanikira muri Tanzania. Hasi ibyo bintu bizakumarira iki bundi? Ubu niyo niryo raharyanye nyine. Ubu nibyo binezeza. Ubu mushaka kwica amatiweri ndabahena se? Bari abana nubwo mbanga nta kintu wabakoraho ngo nkwemerere. Ntabwo nica, ntabwo nica. Ugira ute se uri gutuma ibyiki? Ntiwacyumvise igiswahili navuze? Wananisumbua wale watoto, wananisumbua. Hagusumbua mu biki se? Wananisumbua, wana maneno mengi wanasema. Hanyuma urabazibisha kubagira ite? Kubica? Kandi wimbaza ibintu byinshi singana nawe washyano. Wimbaza ibintu byinshi. Niba ushaka kurya ibya Gakire neza, emera ahubwo tunamusangira. Ko nanjye ndamushaka. Amumaze iki se? None se Ruhumuriza, ikihe kibazo twaba dufitanye cyatuma yiba umwana wacu? nanjye ndi kubyibaza. Ubwo se ayo makuru si ibihuha wayakuye? Ndashaka kujya kumureba hafungiye, tukabiganiraho, nkafata umwanya uhagije wo kumubaza impamvu yatumye ibyo bintu abikora. Ubihagazeho neza? Ariko leta amenya koko uko babivuze ngo umuntu ni mugari. Ruhumuriza agatinyuka. Umunsi mama Rwera azana umwana twarabiganiriye. Weho na mama Rwera amubwira ko Ruhumuriza yamwiboneye uboge bararebana amaso ku maso, ko ari we wibye umwana. Gusa ikintu cyanyeretse koko ko ari byo, ni umuntu wampamagaye arambwira ngo Ruhumuriza arafunze, ngo kandi aranshaka byihutirwa. Ubu ngiye kwitegura njye kumureba. Ndumva amagambo ashize ivuga pe. Ruhumuriza, umugabo nafataga nk'umuntu w'intwari, umuntu nagisha inama.
inshuti yanjye magara. ukuntu havugaga ikibazo gito muri uru rugo akaza akatugira inama akifuza ko twabura umwana tugata umutwe kuriya. Umwana cyokora ndumiwe. ngiye ku giti cyanjye numva ibintu byo muri ino si nta kintu kimaze pe. Birakimaze cyane kubera ko ibintu byose biberaho kwiga. ubwo nyine turi mu ishuri, ariko ibintu byose nibirangira, twitwara neza tuzimuka, ibintu byose twitwara nabi tuzasiba. ndashaka kuzatumira inshuti zanjye, se ndazifite? ese ntabwo mfite, ariko kuba mufite ubwawe birahagije. ndashaka kuzakujyana nkakwambika ikanzu y'agatimba, nidushaka tuzakora ubukwe turi babiri, tujye imbere ya pasiteri dusezeranye ari umwe wonyine. ariko birabagereka bukabye cyangwa kugira ngo uko mvuga. umwana singiye kukubeshya, ndagukunda kandi kuba wongeye kubona umwana ukaba wishimye ni ukuri ishimwe unezerwa. kandi ndagukunda kandi cyane. ndahamya neza ko mu minsi ishize ntabwo nitwaye neza, ntabwo nakubanye neza, ariko nanjye singeze. nakubabariye. thank you. ahweka jya rero kumureba umenye ibyo ari byo. umwana ntabwo nari nsize asinziriye koko. ibyabaye byose byari amarangamutima y'ubwana. hirwa naketse ko gukoresha amaka bishobora guhindura ubuzima bwanjye nawe, gusa maze kubona uburyo maka nkundamo, nkurikije ubuzima nabayemo n'umuryango wanjye, komeza. hirwa twabanye mu bihe byiza ndetse n'ibibi twabibanyemo. icyo ushaka kumbwira kuri guca ku ruhande, mbwira ikintu ushaka kumbwira. hirwa ndashaka kuvuga ko nagukunze pe. ibyo ndabizi naragukunze, ntacyo nsize inyuma, ntacyo naguhaye byose byanjye. hirwa igihe kirageze ngo ndekure. hirwa igihe kirageze ngo nkure. Monalisa, gute wakora ibi bintu? undindagiza igihe cyose kuva kiriya gihe. uribuka tukiri abana, kuva kera kugeza na n'uyu munota ndinze mba umugabo. none ufata ubuzima bwanjye urabukaraga, ubushyize aho njye ntazabasha kwikura. ukomerekeje umutima wanjye, kandi ntabwo nzi ko umutima wanjye uzamera neza. Monalisa, komeza urugendo ushaka, komeza inzira wowe ushaka kujya. hirwa ni amaherezo y'ibi bintu turimo, ntayo pe. naragukunze ntabwo mbyicuza. hirwa ariko igihe n'iki ngiki ngo turi kumwe.
Ese ushaka kuvuga iki ubundi? Kumva neza ikintu ushaka kuvuga. Hirwa, natekereje ku magambo wambwiye, ntekereza no kuneza amaka yangiriye. Ese Toni ntubigunze nk'abakushije ni amahoro wabaye iki ntawe rero usigaye uncanga Gake ibintu byose biri kumbaho muri ubu buzima ubifitemo uruhare ariko ba Domina waba bari kwiye wabasoye muri inzu bakagenda hatuminitse bakugize bate kandi ubu noneho bagezaho gutuma uburozi muri Tanzania ngo baroge bahena na matibori nanjye twese batugira abasazi kuri kuvugira hejuru ibintu by'amarozi wowe umva mubwire ubu ikibazo cyabahena na matibori kuntu baratuzengereje hanyuma babice ndekubwe ko bagiye kubica ko nabwo ikamba kubafata akabangaza akabagira nk'abasazi ko gake usigaye ufite umutima nk'uwa Domina neza neza nawe utangiye kuba umusazi utangiye kugira ibitekerezo nk'iby'abana ugezeho nawe utangiye kugira imigambi hamwe na Domina yo gushaka uburyo musaza abana ese bitwakiye ibintu badukorera ariko none se uzi ikibazo nyari cyo ese bari abantu basajije mshimye ko mubasajije nanjye numvise ndimo ariko nanjye bagiye kunsaza shimye ko mubasajije niba sara bakirwa ku musozi bakajya kuvuga ibyacu byose bakabishyira ku karubanda uzatanga ngira umuntu wowe nukagira ubwoba ntuzonye kumbwira ngo sinkagira ubwoba mu bintu by'amarozi ntabwo se ndavuze ko bari bukoroge Domina nawe kumura abwira ikintu ukagira ngo icyo muvuganye gisigaye aho ngaho we yarugurimo wowe ko nabwo ikibazo cy'abarabahendana n'uzana matibori agomba kubangaza kugira ngo utagira gute bataza kutuvangira no mu rugo ubu se urabona babana none twananiye turi batatu rero turi abantu bageze muri batanu urabona batanya no mu bigo batanyana no mu biryo tugiye kurya matibori n'abantu ubugome bwabo urabuze ubu mu biro byose uhisemo kumva ko mwabasaza mukabashyira ku gasozi bagasaba ntacyo bitwaye ariko ese reka nkubaze nk'ubu matibori kuzi neza ko afite imitungo nubwo utarabimenya yewe n'abahenuzi twagiye kudushakira impapuro ibintu byose urumva bikubyemo zeru umva ko Domina wenyine muzima wagufasha ibibazo byose ufite mwese arizo yazanye bahena niba atazi izo ngese ariko afite amakuru iyo umuntu umuruza akaba yuhinini nta kura bari butange nta kintu aba kibuka abamera nk'ipozoma ufite ikibazo cye ariko waba uni umusazi ntabwo bazasara no kubarindagiza ariko no kubangaza ku gasozi reka rero nkubwire ikintu kimwe Maka nagakwiye ibi bintu kandi nanjye no kubeshya Maka nsigaye mukunda irwo ibihe byose twacanyemo ntabwo nzigera mbyibagirwa kandi namukunze nta buryarya ariko igihe kirageze ngo dukure urabizi umuryango wanjye njye witeze amakiriro kandi buri gihe uko nkomeza kukureba gutya hari amarangamutima aragaruka Marariya basi mu kiganza cyawe ndimo ndumva umutima wawe kandi cyane erega ngenda kuzi Rumbabarira mu kiganza cyawe basi mu kiganza cyawe inshuro ya nyuma mborera basi ngukoreho ubwa nyuma maze mbangaha nigendere Monalisa please ndagusabye basi bwa nyuma nta kintu nshaka gukora mu kiganza cyawe naragukunda urabizi kandi nanjye ntabwo ngubeshye ndabizi ndizi ko wankunda ariko urashaka kubakira iwanyu urashaka ko ubuzima bwawe buba bwiza kurushaho njyewe hari urimo urandeba ntabwo uri kumbonamo ejo hazaza niko ubibona wowe kuri umwana w'umuntu komeza ugende gusa n'amaka nta kibi namwifuriza kuko nawe ni umwana mwiza pe
nkwifurije imigisha sibyo reka mfate inzira ngende ndajya kwa Munari kandi ndifuza kutazongera guhura nawe sibyo uko binsabye gusa nawe gukundaga pe sinzi ko nzongera gukunda uko nguko sibyo uzahirwe murabisa hirwa nanjye mwifurije n'ibyo ngibyo kandi mbikubwiye ndi serious ngiye gusohoka muri ino nzu nigendere fata utwanjye twose nkubise kandi ntabwo ndi buhave njyenyine n'amatiba ndabaye na bose ndabajyana ndanababwira niba nananira ko ndabazi ko nabo batoroshye ndavuga ko mushaka kubaruga mubagira abasazi ikindi cyongeyeho ufate Domina niba umugira umugore wawe ntabyo nzi ufate Latifa umugira umugore wawe nawe nushaka ubafatanye bose ubashyire mu cyumba kimwe ari umwana ari na nyina bose ubarongore nakubwira iki dore ko wigize bose urongora umare nyine umva nkubwire kagura karakara ariko ukagira amahane waretse nyine ukagenda gake sibyo basi ndabyumvisha icyifuzo cyawe nyine wibisakuza nayo kubyongera hanze mfite uburyo ndibusorovinngemo wenda turagana ubundi biyo byagenda ariko wisiga sibyo so ko ufite ikibazo ubu urumva ko umuti w'ibibazo byose dufite nge nawe hanyuma basi tuza sibyo ako Domina na Latifa umaze kubona ko twe nta kintu tukumariye Domina na Latifa nibo bonyine wumva ko wagisha inama banagukemura ibibazo byose ntabwo turimo turaganira ubundi kuganira nabo urumva kandi ikibazo cyenda cyumvisha tuza basi sibyo nyine harukundi kuntu umuntu yagana nabo ariko nyine umuntu sibyo sheri wahasiga ngasigara no ugiye nyine ntugasigamo n'amaso bano bantu byumye ko dukundana sibyo ese ko na Domina gukeneye Domina gukeneye Latifa aragukeneye ibyo ngiye ndumva rero ngiye ntabwo kunyenera n'amatiboni yewe n'abahena nabo nibo bakeneye mushaka kugira ngo mubagire abasazi ikizera nafata bari abana tukigendera nkana babwiza ukuri bakamenya mwebwe abo muri bo ariko se ubwo nanjye wakwitonza karakama uza kukinishamo noneho ako wagiye unamenya ko umugabo uri kubwira ari uri kuvugisha nibi bigenda kuba wenda reka tubireke da sibyo basingirira ibanga sibyo biceceka bivuze bitaranabata kandi wenda ndanabihindura watuje aragomba kungira ibanga se amabanga yambitse bitsanganikira nimumvisha ukantu kagiye kuba ngo bagiye kubangaza bitumwa uhangayika zaki ibintu byo mu rugo bimaze kurenga imbibi ariko nisura umuntu akira bimaze gukabya bimaze kundemerera bimaze kuba byinshi kandi hari igihe bizagira no kubyikorera bikakunanira ariko sheri nta ntukajya gutyo uko dukunda naho ukakira amahane ubura nakwifuriza ikibazo byose nirabipanga ni kugira ngo ugire ikintu uzageraho by'abadome na nuza bareka ntabwo bakunda turakibasura wanjye umurashe sibyo ndagerageza uburyo mbikemurira rwose sibyo ahubwo tujye mu nzu dushaka tugera tuganira mu cyumba sibyo
irakoze, Imana irakoze, byose uri kunyuramo, byose bizarangira, natitaderehereza,